mbona bucya nkabona bwira, yego nkabona mbaye mu nzu nkabona bayinsohoyemo, yego mbese ni nk'ima ni mana. yego Kurya ko ni igikona, ni nko kugaburirwa n'igikona. yego Ntago nabona uko nkubwira kuko inshuro nyinshi mba narwaye. Kigali nahaje nta muntu masanze mu by'ukuri. yego Uwo munsi naje mu mujyi wa Kigali naraye CHK. Naraye CHK kwa muganga ku rubaraza. Ihangane mama, ihangane mama gasa, ngaho ihangane. Suje mwese abakurikiye ikiganiro Ruhura Umutima. Ruhura Umutima nk'uko mubimenyereye ni ikiganiro kiri kuri YouTube channel Ijwi ry'Icyizere. Abo tumaze iminsi tubana rero turabashimiye, abakoze subscribe na like ndetse na comment turabashimiye. Nukuri ni ugufata isegonda rimwe ugakora kuri subscribe, ntacyo bigutwaye kuko nkuko mumaze kwimenyera murabona ko turi gukora inkuru zo kuruhura umutima. Nyine hari abantu baba baragiye bahura n'ibikomere mu buzima, ariko mu by'ukuri bakaba bakeneye umuntu wo kuganira nabo, umuntu wo kubibwira. Hari n'ababa bakeneye ubufasha mu by'ukuri bufatika, ariko twebwe tukaba twakora ubuvugizi kugira ngo uwo muntu nibura agire ikintu afashwa kugira ngo ubuzima bwe bukomeze. Rero ni mwubwo buryo turi hano, n'ubundi turi mu kiganiro cya Ruhura Umutima nk'uko nakomeje mbibabwira. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, mwamubonye, tugiye kuganira nawe, ariko rwose mutube hafi, muturebe, mudukunde, natwe turabakunda cyane cyane. Kandi ufite n'inkuru wifuza kudusangiza, inkuru idasanzwe, inkuru y'ubuzima, inkuru iyo ariyo yose mu by'ukuri wayidusangiza nta kibazo. Rero tudatinze tubahaye ikaze, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kugubwa neza, imigisha yose ibaho turayibifurije. Turi kumwe n'umutumirwa, reka tudatinze tumwakire. Mama, tuguhaye ikaze. Murakoze. Uratangira utwibwira, uratangira ubwira abakurikiye ikiganiro Bohora Umutima, hanyuma tubwire ese mu buzima uratangira nyine utubwira wenda nitwa gutya, ntuye hano, byagenze gutya, kugira ngo nyine mu by'ukuri twumve inkuru yawe, kugira ngo usangize abantu inkuru yawe, kubera ko harimo n'undi muntu uba ufite inkuru imeze nk'iyawe, ariko mu by'ukuri adafite uburyo cyangwa se adafite ubwo bushobozi bwo kuba yagera kuri kamera ngo ayivuge. Icyo gihe rero iyo yivuze akumva muhuje inkuru, nibura agarura icyizere cyo kubaho. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze. Nitwa Mukangendo Diane, niyo mazina yanjye. Mfite imyaka 50. Yego. Mfite abana 4. Nkaba ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge n'Igisozi, akagari ni Musezero, umudugudu ni Nyakariba. Yego. Nge rero ubuzima bwanjye navukiye mu karere ka Nyanza mu majyepfo. Yego. Kuva ndi umwana iwacu twari abakene nyine bisa n'ubundi. Yego. Ubwo ngubwo tubaho gutyo turi abakene. Yego. Jenoside iza kuba, twari abana 12, turi abakobwa 2 n'abahungu 10. Abahungu bose barapfuye, dusigara turi abana 2, ngewe na murumuna wanjye. Hasigara ngewe na murumuna wanjye na mama. Mama nawe yapfuye ejo bundi 2021 muri covid. Yego. Ubwo naje muri uyu mujyi wa Kigali 2016. Naje muri uyu mujyi wa Kigali 1996. Yego. Kuko nabonaga nta bundi buzima mfite. Nari mfite umwana nyine, nanjye bari barankubitaguye, mfite ibikomere mu mutwe, mbese mbona nta bundi buzima mfite. Nzi Kigali, mfite umwana nabyaye, narafashwe ku ngufu. Umwana wanjye w'imfura namubyaye
narafashwe ku ngufu muri jenoside. muri jenoside. Ah, Umwana mbanza kumwanga, mbanza kumva ntamwiyumvamo, ariko kubera yuko nyine ari umwana wanjye nabyaye, nza kugenda mwiyumvamo buke buhoro 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 buhoro. Uwo mwana yitwa Umutesi. Ubwo naje i Kigali, ubu ngubu mamaze imyaka 30. Nabanje kuba mu Cyahafi. Mu Cyahafi ndahava, nta kazi nagiraga, kwari ugushakisha nyine ncuruza agatara, ariko ntabasha gushyira ku mutwe kuko ku mutwe sinahashyira, mfitemo ibikomere. Nacuruzaga ku gataro hano ku kaboko. Igihe kiza kugera nyine ndongera ndimuka, kuko hari uguhora nimuka nkaba mu nzu bakansohora, nkabura ubwishyu bw'inzu bakansohora. Nza kuza kuba hano ku Gisozi. Rero hano ku Gisozi nahaje 2008. Murumva imyaka mpamaze. Ubwo mpaba nyine gutyo ari ugupfundikanya, nabona umutwenda dukeya akatuma nkadufura nicaye kuko nta mugongo ngira. Umugongo waracitse, nkicara nko ku ntebe nkadufura, akampa nk'igihumbi nkagenda ngahahira abana bakarya. Inzu mbamo bahora bansohora buri munsi, bansohora. Mbese nta buzima. hanyuma nk'uko wabivuze jenoside yabaye uri aho ngaho mu cyaro. Hanyuma waje kwisanga gute mu mujyi wa Kigali? Naje kwicara ndareba nyine jenoside imaze kurangira, bamaze nyine kuturokora. Naje gutekereza ndavuga ngo ese nzaba hano nta nzu ngira yo kubamo, nta hantu ho kuba mfite, kuko byari bimeze nabi. Noneho rero mpitamo kuza i Kigali. Kigali nahaje nta muntu masanze mu by'ukuri. Uwo munsi naje mu mujyi wa Kigali naraye CHK. Naraye CHK kwa muganga ku rubaraza. Ihangane mama. Ihangane mama gasa. Ngahe ihangane. Abantu mwe ntabwo biba byoroshye, ariko CHK namaze icyumweru cyose. Nyuma baza gukora umukwabo, kuko hari abantu bahazaga bakaharara ariko bakiba ibintu by'abarwayi n'abarwaza, bakanura imyenda y'abarwayi. Baza gukora umukwabo, nijoro baraza bakajya bakubaza umuntu urwaje, buri wese uwarwaje, uwo basanze atarwajije bakamusohora. Icyo gihe nabayeho nyine ndara ku muhanda n'umwana. Hanyuma aho ngaho wari uri CHK, wari ubayeho gute? Urumva nta kurya nta gukaraba, ese mu by'ukuri duhe ishusho, wari umeze ute? Wari umerewe gute? Narakarabaga, nagendaga nyine nkakaraba mu madushe n'abandi barwaza bakarabiramo. Ku manywa narasohokaga nkajya hariya i Nyarugenge mu Gakinjiro, ngatashya inkwi ku mamashini nkazigurisha mu maresitora, nkabona icyo kurya, nkabona n'icyo kugaburira umwana. Icyo gihe wari uri kumwe n'umwana? Ndi kumwe n'umwana. Ihangane mama, ihangane. Ubwo ngubwo byagezeho umudamu nashyiraga inkwi buri gihe, arandeba arambwira ati se ko mbona uba uri kumwe n'umwana ukazana inkwi hano, waretse nkaguha akazi? Ndamubaza nti se ubwo wampa akazi bwoko ki, mfite umwana muri resitora? Arambwira ati nta kibazo, umwana uzajya umukarabya, abakina aho ngaho hanze, hari mu ibarizo, abakina aho hanze, nawe uze uhoza amasahane, uhate ibitoki, uhate ibirayi, nta kibazo. Ndamubwira nti ntaho kuba ngira. Arambwira ati nta kibazo, uzajya urara hano, kandi byari ibibati.
icyo gihe niba ubyibuka wari ufite nk'imyaka ingahe? nari mfite imyaka 18 kuko umwana wa mbere namubyaye mfite imyaka 16. ubwo ngubwo umudamu tugakora nimugoroba bataha bakanyingirana aho muri icyo kizu cy'ikibati kugira ngo abasekirite bataza kuza wenda bakampuhotera. mu gitondo bakaza bagasanga babaga baraye bahashye ngahata ibirayi ngahata ibitoki, bakaza basanga ibitoki byahiye, ibishyimbo byahiye, ibintu bya mu gitondo nyine byo gucuruza. uwo mubyeyi nahamaze nk'ukwezi arampemba, nibwo nyine nagiye gukodesha akazu k'ibiceri 450 mu Cyahafi k'ibyondo. ubwo Cyahafi nyine narahabaye muri ako kazu nkorana n'uwo mama, aza kubivamo resitora arayireka, ubwo akazi nkabura gutyo nibwo nahise njya gucuruza agataro nyine Nyabugogo. biza kunanira kubera bwa burwayi, kubera bya bibazo. kubera bya bibazo mpita nkubitana n'umugabo, ambwira nyine ko agiye kuntunga, nta kibazo nzagira. umugabo ndagenda turabana, tubyarana abana 3. tumaze kubyarana abana 3, abana warantaye. aragiye, ubwo nsigara ndwana n'ababana ngize 4. nsigara ndwana n'ababana 4 ndi jyenyine. abana ndabarera. icyo gihe mwari mugikodesha? icyo gihe nyine bana uwo mugabo urumva yaraje aho kubona muri ubwo buzima, yumva ko yagufatirana muri ubwo buzima, kandi koko umuntu wari we wese yakumva, kuko wari uvuze uti nibura mbonye igisubizo, mbonye aho kuba, mbonye uwo tubana, n'umwana wanjye akure, papa wanjye ntagize amahirwe yo kubana nawe, nibura mbonye ijwi ry'umugabo rizajya rivuga nkaryumva. ubwo buzima uravuga uti nta kibazo, reka tubane. hanyuma mwabanye igihe kingana gute? twabanye imyaka 6. ansigira abana 3. hanyuma se byagenze gute kugira ngo agende? ese yagiye hese? nyine duhe ishusho yayo. ntago namenye ikintu cyamujyanye. yaragiye ntiyataha nyine. mwari mubanye neza? nta n'uwatonganaga n'undi, yaragiye ntiyagaruka. hanyuma se waje kurura amakuru, wenda ukaba wumva umuntu yavuga ati wenda aba hano, cyangwa se ubuzima bwe bumeze gutya? nta makuru yandi wigeze wumva? ntayo nigeze numva. ntushobora gukeka ko yaba yarapfuye? gupfa ko ntago yapfuye, kubera yuko ni kavukire hariya mu Gatenga. abaye yarapfuye nabimenye, ariko ntago yapfuye. ariko nta nubwo nza ahantu, numva amakuru yuko ngo yagiye hanze, ariko sinamenya ngo aba hanze ahagana hehe. ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe kugera kuri uyu munsi wa none nta makuru yandi arenze ayo ngayo ufite? ntayo mfite. kugeza ubu rero aho ngaho mba, iyo mbonye utwenda two gufura ndafura. umuntu ngiriye impuhwe nyine waba nzi niwe umfasha. hanyuma icyo nibaza umugabo, hanyuma rero urumva umugabo aragiye, usigaranye twana, kandi mu by'ukuri ufite ibibazo, ufite ubumuga, ari ubwo mu mutwe, ari ubwo mu mugongo. mu by'ukuri nta kintu ushobora gukora. usigaranye abana, kandi uri mu nzu bakodesha, kandi ukeneye kurya, ukeneye imyambaro. nyine muri make ntago wenda ukeneye ibya mirenge, ariko ukeneye ibintu bike mu byo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. uri mu mujyi wa Kigali udafite n'umuntu n'umwe ukuri inyuma nibura ngo uvuge ngo aramfasha. nta wundi muntu ku ruhande ufite ushobora gutaka nibura akakubwira ati karame nakumvise. nta wundi muntu mu by'ukuri ufite uretse utwo twana twawe. ese muri icyo gihe wari umerewe ute? muri icyo gihe wabayeho gute? muri icyo gihe wumvaga isi imeze gute muri make?
muri icyo gihe isi yari yibishye ariko nta nubwo nakubwira nuko icyo gihe nari mbaye ndetse kugeza na n'ubu sinakubwira uko mbayeho, ntago nabona uko mbivuga, sinabona uko mbivuga, mbese mbona bucya nkabona bwira, nkabona mbaye mu nzu nkabona bayinsohoyemo, mbese ni nk'Imana. Kurya ko ni igikona ni nko kugaburirwa n'igikona, ntago nabona uko nkubwira kuko inshuro nyinshi mba narwaye, inshuro nyinshi hari igihe mbyimba mu maso nkabyimbagana, ubu sinjya nsinzira, mfite ikibazo cyo kudasinzira, mfite ikibazo cyo guhora nshya mu mubiri, n'iyo imvura iri kugwa ngewe mba ndi gushya, ubwo bumuga nabwo ndabufite. Uru ruhande ubu ngubu aka kaboko, uru ruhande rwose nta kintu kakora, nta kintu rwakora uru ruhande, mba numva rumeze nk'urwarapfuye, uru ruhande ni rwo ruzima. Ubwo narwaye na pararize uru ruhande, iri jisho gutya, iri jisho ubona, narwaye pararize iki gihande, umuntu uragenda umera gutya, ariko nyine ngenda nivuza, ngira amahirwe mbona biragarutse. Nuko bimeze. Hanyuma se ubwo ubayeho umucyaha hafi, ubuzima n'ubundi bw'umusaraba, kuko urumva ni ubuzima bushaririye, ni ubuzima butakoroheye, butari bukoroheye, hanyuma utandukanye n'uwo mugabo. Kandi ese nyuma yaho nta wundi mugabo wigeze kubona wenda ngo abe yagufatana n'urwo ruhuri rw'ibibazo, se wenda nta rukundo wigeze ujyamo? Ese byari bimeze bite muri icyo gihe cyo kurera abo bana? Nta rukundo nigeze njyamo kuko n'ubundi n'uwo nguwo nashatse ntago namushatse mfite urukundo, nta rukundo numvaga mfite kuko numvaga narakomeretse, numva nta gitsina gabo numva nkeneye. Kuva ubwo rero uwo mugabo yagenda nta wundi mugabo nigeze nshaka. Nareze abana banjye. Imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 35. Wari muto. Hanyuma se umugabo aragiye, gukodesha inzu ni ibibazo, kurya ni ya manu, kubona wenda hari ukugiriye impuhwe, kubona abandi nyine hari ukuntu abantu baba bameze neza, ariko wowe nyine mu by'ukuri ukaheranwa agahinda ko ku mutima kandi ndetse n'ako ku mubiri, kuko wowe urumva ufite ibintu byinshi kandi bigukomereye, kuko ufite agahinda ko mu mutima ndetse kandi no mu mubiri wawe ntabwo umeze neza. Ntekereza ko uwo mwana wenda yari arimo yegera hejuru. Hanyuma rero ese uwo mwana ubu ngubu wambwiye ko wagiye umubabarira, wambwiye ko wagiye umukunda, ese muri icyo gihe mutari mumeranye neza, cyangwa se muri icyo gihe wumvaga waramurakariye bitewe n'ibyakubayeho, bitewe n'uko bagufashe ku ngufu, wumvaga umeze gute mu mutima? Ese wumvaga mu by'ukuri, wumvaga uwo mwana wamukorera iki? Wumvaga bimeze bite mu by'ukuri? Umwana naramurakariye ariko ntago nigeze mbimwereka, ntago nigeze mbimwereka, gusa numvaga ntamukunda, nkumva sinamuha ibere ariko nkarimuha kuko numvaga ko ntarimuhaye nyine yapfa, ariko ntago nigeze mbimwereka aho akuriye, ariko ntago nigeze mushyira mu ishuri ngo yige. Kubera umujinya nabaga mfite, nari mfite, ndavuga nti umwana nta nubwo namushyira no mu ishuri ngo yige, nta nubwo nigeze nanamwandikisha no mu irangamimerere. N'ubu ngubu ntago yanditse, ubu ndi kubyirukamo ubu ngubu ngo bamwandike ubu ngubu, kandi nawe ni mukuru. Ubu ngubu afite igihe kingana? Afite imyaka 32 nyine, yavutse muri jenoside 94. None se ndabaza, ibyo ari byo byose uyu mwana ntiyamenye ukuri? Amaze kwigira hejuru naramwicaje ndamuganiriza, ndamubwira nti mwana wanjye iwanyu, ubwo yararimo ambaza nyine iwabo, arimo ambaza papa we, ndamubwira nti papa wawe yitwa gutya. Wari umuzi wowe? Nari muzi nyine, twari tunaturanye,
twari tunaturanye nari muzi. Ndamubwira nti papa wawe n'uyu, kwa sogokuru wawe ni aha ngaha, ariko ntago nigeze mpashaka uwo twakubyaranye yamfashe ku ngufu, ariko mbimubwira ari mukuru azi ubwenge, nabimubwiye afite imyaka 20. Arambwira ati rero mama yigeze no guhamagara niba ari kuri FM, niba ari Kiss FM, numva barampamagaye, umwana baramuma turavugana, arambwira ati ndagusaba imbabazi ku bwa papa. Umwana mvuko nyine ndangana. Mwana nyine yarakuze yigira ejuru, ubu nyine ntago tubana, yashatse umugabo, ariko nabo n'abakene nta kintu nabo bafite, ntago namukondana ngo ntamfasha kuko nabo ntacyo bafite, ahubwo nawe bavuga ati mama bimeze gutya. Abakubwira ngo umuhe nawe? Nawe abambwira ati mama ko tuburaye, mama ko nta kazi mugabo afite, mama ko merewe nabi, ariko nyine nanjye nkabura icyo mufasha. Yego. Hanyuma uwo mwana wavutse muri ubwo buzima, uwo mwana wabwiye ibyo bintu nyuma y'iyo myaka 20, yigeze nibura avuga ngo nubwo mama bamuhemukiye ariko papa wanjye arahari nubwo yakoze ayo mahano? Ese uwo mwana yigeze agerageza kwegera famiye? Ntabwo hari, yarapfuye. Uwo mugabo yarapfuye, ariko nubwo yapfuye afite famiye, urumva ntabwo yigeze agerageza kwegera izo famiye z'uwo mugabo? Ise nawe sekuru nyine, yego, nawe yarapfuye, hasigaye ba nyirasenge 2. Ubwo ba nyirasenge 2 aho isambu bari bafite barayigurishije, ubu sinamenya ahantu bari, sinamenya ahantu baba. Ubwo umwana rero nawe ntiyamenya ahantu anabariza. Hanyuma uwo mwana imyaka 20 ubimubwira, hanyuma ufite barumunabe, kandi barumunabe urumva bahuje se na nyina. Abo bana bo ntago, abato bo ntago bari babizi, ariko mu by'ukuri uwo mukuru yari afite ukuri. Uwo mwana yari abanye gute n'abandi? Nta kibazo bagiranye, n'ubu ngubu ubona nta kibazo bafitanye, ariko nyine nawe yajyaga ageraho nkimara kubimubwira akicara akigunga, nkabona arigunze, nkabona arababaye, yandeba nyine ukuntu umeze, ukabona mbese nawe afite ibibazo. Kugeza ubwo yavuye mu rugo aragenda. Nuvuga ngo yavuye mu rugo atakubwiye? Yavuye mu rugo atambwiye, ajya gushaka akazi ko mu rugo. Yego. Ngiye kumva numva ngo yashatse umugabo, ngo yaje kubimbwira nyuma, nari naramubuze nyine, naravuze ntubu wenda yarapfuye cyangwa ubuse yariyahuye. Ubuse iyo yiyahura ntago baba baramubonye nibura bakanaranga. Hashize nk'imyaka 6 nibwo nongeye kumubona. Muri ibyo bihe ntago watekerezaga kwiyahura? Cyane ubu ngubu mba numva ubuzima bunaniye, nkumva sinzi, gusa nkatekereza ko kwiyahura ari icyaha. N'ubu mba numva kubaho birutwa no gupfa. Oya, ibyo ari byo byose uwo mwana yarakuze, nubwo nawe nta buzima afite, ariko nibura afite barumunabe. Ntabwo kwiyahura ari cyo gisubizo, ni n'ubugwari rwose, kubera ko ntawamenya aho amahirwe y'Imana aturuka. Abo barumunabe wenda ushobora kubagiraho umugisha, ntawamenya, ariko kwiyahura ni ikintu kibi. Imana igucisha mu bibazo, izi impamvu yabyo kandi izi n'uburyo izabikemura. Hanyuma rero nyuma yaho umwana murabana, murasabana, umugira urukundo, nawe akugira urukundo. Hanyuma nk'uko babivuze, agusaba imbabazi kuri Kiss FM. Akimara kugusaba imbabazi ndetse ukimara no kubimubwira,
ni ishusho wari ufite muri iyo myaka 20 yashize utarabimubwira, n'ishusho ufite kugeza uno munsi wa none. Dutandukanyirize, ese nibura hari icyahindutseho mu mibanire yawe n'uwo mwana? Ese nibura umujinya wari umufitiye hari ukuntu wagiye ugabanuka? Ese wiyumva ute kugeza uno munsi wa none bitandukanye n'ibyashize? Umujinya nari mufitiye wagiye ugabanukaho. Wagiye ugabanuka nyine, ndamureba mbona ni umwana nyine wanjye, mbona nta handi hantu namushyira, mbona nta se afite, nubwo namubyaye muri ubwo buryo, ariko numvaga nta handi hantu namushyira ari umwana wanjye. Ahubwo nsubiye inyuma gato, agize imyaka 7 namushyiriye mama, musiga mu cyaro. Nyuma y'imyaka 3 ndongera ndagenda ndamuzana, ndicara ndatekerezana, ariko nubwo umwana wanjye namubyaye mfashwe ku ngufu, nta ruhare yabigizemo. Ndagenda ndamugarura, turabana. Ubwo agize iyo myaka 20 nibwo namubwiye iyo nkuru, ndayimubwira neza, mubwira uko byagenze. Nyine umwana nibwo yakoze uko ashoboye, asaba imbabazi mu izina rya papa we. Ndamubwira nti rero ntabwo ari ngombwa ko nsaba imbabazi, kuko ni papa wawe wabikoze, ntabwo ari wowe. Gusa jyewe numvaga nta mutima ngufitiye, nk'uko umubyeyi agirira umwana umutima akamukunda, ariko uko ugenda ukura, uko ugenda wigira hejuru, birimo biragenda bishira. Nta kibazo, reka tuba umwana na nyina. Yego. Nyuma yaho gato wabonaga, nyuma yaho kubimubwira, n'ubundi yarakomeje aragukunda? Ubu nta kibazo, turakundana nta kibazo. Agira ikibazo akambwira, nanjye nkamubwira, akansura, nkarwara akaza akandeba, najya naba ndi mu bitaro akaza akandwaza, ariko mu by'ukuri nta kindi kintu yamfasha. Hanyuma urwo ruhuri rw'ibibazo wagiye uhura nabyo, kubabara, iyo ntimba y'agahinda, urumva wagize ibibazo kuva uri mutoya. Hanyuma ugeze umugisha, bariko nabivuga, umugisha Satani arawukuriganya, mbari ubwo buryo mbivugamo. Umugabo nawe wumvaga warutezeho nibura ubuzima, wumvaga mwari kuzabana, akajya gufasha muri bikeya, nawe baragiye. Muri iki gihe noneho, muri iyi minsi noneho, ese Diane ubayeho ute? Ese Diane umiriwe gute? Ese umeze ute? Ari ibikomero byo mu mutima, wavuze yuko no ubuzima nabwo butameze neza, kandi Diane ni wa muntu watubwiye ko ufite inzu ukodesha, inshuro nyinshi bajya banagusohora. Diane watubwiye ko nta kintu na kimwe ushoboye gukora mu by'ukuri. Noneho duha ishusho, ese muri iki gihe umaze imyaka myinshi cyane mu mujyi wa Kigali, ese umerewe ute? Ubuzima buhagaze bute? Ubuzima buhagaze nabi, turya rimwe ku munsi, nabwo rimwe na rimwe. Iyo Imana yaciye inzira, nabonye nk'utwo twenda nkatuvuguta, cyangwa se wenda nabonye udupapuro nkakora utumvirope, turiya tumvirope bapfunyikamo muri butike. Uko niko tubayeho. Umwana wanjye wa 3 yarize, agera segonderi mu wa 3, aracikiza, ubu ngubu aricaye. Byagenze biti kugira ngo acikize? Byarananiye, ubushobozi bwarabuze nyine kumwishyurira ishuri. Amaze kingana gutavuyemo? Yavuyemo uyu mwaka, ibi bihembwe 2 n'ibyo atize. Yego. Uyu mwaka nibwo yavuyemo, nyine yarasibiye, ubushobozi burabura. Bari banansohoye no mu nzu ntafite ahantu ho kuba, ibintu narabibikije, abana narababikije nabo ku muturanyi, ku muntu w'inshuti. Ubwo nanjye nyine nkajya nshaka ahantu ndara. Nibwo nyuma nabonye umugira neza, arambwira ati reka nkwishyurire ukwezi kumwe, ubwo wenda sakindi zawe byari ikindi.
hanyuma kubaho muri ubwo buryo ufite imyaka 50 nk'uko wabitubwiye, kubaho muri ubwo buzima, kubaho urya rimwe ku munsi kandi nabwo rimwe na rimwe kubera ko ntabwo bibona buri gihe, kubaho ufite ibibazo nawe udashobora kujera, kubaho ibyo bibazo byakoresheje uburemere nka Diane, ibyo bintu bikontorora gute? Ko watubwiye ko ufite ikibazo cyo kwicara cy'umugongo, nubwo ukora utwo tuntu nabwo rimwe na rimwe ntekereza ko bijya byanga. Ese iyo ubitekereje ibyo bintu wumva umeze gute? Ese abana iyo muganira bakubwira gute? Byaba byose abo bana barakuze. Ese mu by'ukuri nk'iyo muri mu rugo mwabonye icyo kurya, Imana hari umugira neza yakoresheje, muba muri kuganira iki? Muba mwumva ubuzima bumeze bute? Muba mwumva icyizere mufite ari iki? Iyo mbitekereje umutwe urandya, ngira umutwe udakira, nareba uwo nguwo wacikirije amaze kuba gakumi. Yego. Kandi abana bo muri iyi minsi agusaba ibyo utanabona. Yego. Iyo mbirebye rero bikandenga, njya mu buriri nkarira, namara kurira nkihanagura, ntago njya ndira ngo mbibereke. Ndarira, namara kurira nkabyuka nkicara nkihanagura, ntibamenye ko narize. Nkabibwira Imana gusa, nkabivuga ngo Mana, niba ubona ubu buzima aribwo bunkwiriye, uzarebe nawe uko ubigenza, ni wowe ngeretse. Abo bana ntibajya bakubaza ibibazo cyangwa ntibajya bagutura ibintu, cyangwa se ntibajya bakubaza ibibazo byaba iby'ubuzima, byaba ibyo hanze, byaba iki udafitiye igisubizo? Cyane, ahubwo nibyo bibi wanjye, kuko umwana ntiyambaza ikibazo anyaka ikintu ntacyo mfite. Gusa iyo hari umwana unsabye ikintu, ndamubwira ni ihangane, reka dusenge Imana izaca inzira kizaboneka. Cyane ko ni abakobwa, mba mfite ubwoba, mvuga nti uyu mwana wanjye isaha n'isaha ashobora kugenda akajya mu gisoma, akajya kugushakira. Numvikana. Ihangane. Ashobora kujya kubyishakira kandi akarushaka mu nzira mbi. Yego. Nicyo kintu kiba kimara. Ihangane mubyeyi mwiza, ihangane, Imana irahari, irabizi. Rero Imana yaguhaye abana, ntekereza ko abana Imana yaguhaye ntabwo ari umutwaro kuri wowe. Ntukajye ubitekereza gutyo. Mu ijuru hari Imana, kandi hari abantu benshi cyane babuze urubyaro, urabizi, urabisobanukiwe, uri mukuru. Ntabwo rero Imana yaguha abana bo kukubera umutwaro, ahubwo muri ibyo byose, muri ubwo buzima bwose wagiye unyuramo, Imana ifite ukundi kuntu izabigenza, ifite inzira izabinyuzamo. Imana ifite inzira nyinshi cyane zirenze 1000. Rero abana ntago bakubera ikibazo, abana ni umugisha. Imana ifite impamvu yabaguhaye muri ubu buzima bumeze gutya, muri ubu buzima udafite icyo bagaburira, udafite icyo bambika, udafite ubuzima bwo kubakorera, kuko hari igihe uba ufite abana ariko nibura ufite imbaraga zo kubakorera, ariko wowe mu by'ukuri wakomeretse umutima, ukomereka no ku mubiri. Imana rero kandi yarabakujije, ntekereza ko uko watubwiye banganaga barakuze. Rero humura, Imana izi byose, Imana izi impamvu y'ibintu byose bitubaho muri ubu buzima. Murumva ko ni ibintu bikomeye mw'abantu mwe, ni ibintu utapfa kwakira, ni ibintu bikomereye. Nanjye ubwanjye ndi kubyumva, ni ibintu binkomereye kandi mu by'ukuri ntabwo bindiho. Rero ishyire mu mwanya we nkawe muntu
uri kumureba cyangwa se nkawe muntu uri kumwumva afite intimba, afite agahinda, afite ibikomere yagiye ahura nabyo mu buzima, afite ibikomere byo ku mubiri nk'uko yagiye abahamo ubuhamya, hari ibibazo byamubayeho kandi byaguriye n'iki gihugu, urumva urwo ruhuri rw'ibibazo rwose yagiye arubamo, ariko dushimira Imana yuko ubakiriho, aracyakomeye, arashima Imana nubwo afite ubumuga bwo ku mubiri, ndetse yatubwiye ko no mu mutwe afitemo ibibazo, ku mutwe inyuma, ku mubiri yatubwiye ko kubera inkoni bagiye bamukubita nabwo aba atameze neza, ariyo mpamvu akunda kurwara umutwe, mwagiye mubyumva. Rero mwa bantu mwe mudukurikiye, rwose ndabasabye dufashe uyu mubyeyi. Waba ufite igihumbi ni amafaranga menshi cyane, tugize abantu benshi bashobora gufasha uyu mubyeyi, ni ukuri mwaba mugize neza, Imana yabaha umugisha, kuko uyu mubyeyi murabona ko arababaje. Niba umubyeyi yari afite imyaka 15 agahera muri uwo musaraba abyara umwana, kugeza ubu ngubu akaba afite imyaka 50, abayeho mu buzima bubi bwo gupfundikanya, ubuzima butajya buhinduka, ubuzima budaseka, ubuzima bw'icuraburindi, ubuzima budafite icyo kurya, ubuzima budafite icyo kwambara, ubuzima budafite ahantu ho kuba nibura ngajye ahengekamo umusaya. Nk'abantu murumva ni ibibazo bikomeye cyane, ni ubuzima butoroshye, ni ubuzima bugoye kubwihanganira. Nk'uko mwabonye hari aho agera nyine akagaragaza amarangamutima yiwe, kandi koko afite fagite igaragara yuko agomba kugaragaza amarangamutima. Rero mwabavandimwe mwe bana ku Ijwi ry'Icyizere, mwabibonye ko ntabwo biba byoroshye. Wowe ushobora kuba ubona urya bigakunda, ushobora kubona wambara bigakunda, ushobora kuba uba mu nzu ukabona birakunda, ushobora kuba ugenda mu modoka nziza ukabona birakunda, ushobora kuba ufite amabizinesi menshi ukabona bizinesi yawe iragenda itera imbere. Ariko mu by'ukuri twibuke uyu muntu, kubera ko arababaye cyane rwose. Rero mwa bantu mwe tubana hano, ni mwebwe turi kubwira, ni mwebwe dufite, nta bandi. Iki kiganiro wakibonye ukumva kiguteye emotion, kisangiza undi mugenzi wawe, kugira ngo nibura dufashe uyu muntu, dufashe uno mubyeyi. Nicyo gitumye turi hano, nicyo kintu kituraje inshinga, kuko uyu mubyeyi arababaje, uyu mubyeyi arakomerewe, uyu mubyeyi afite agahinda. Mwa bantu mwe mugerageze dufatanye, ubushobozi bwo ari bwo bwose waba ufite, niba ubona inkuru ye cyangwa se akababaro kiwe nta hantu gahuriye n'akawe, cyangwa we hari ikintu umurushije, ni ukuri turasabye gira ikintu ufasha uyu muntu. Hanyuma Diane, turi gusoza ikiganiro cyacu, turi kugana ku musozo kubera ko byagoranye, ufite amarangamutima menshi kandi birumvikana. Ni iki kintu, hari abantu baba badukurikiye, ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya? Abantu badukurikiye, icyo nababwira, uzamure ijwi kugira ngo bakumve neza. icyo nababwira ni uko ndababaye, mfite agahinda, mfite ibibazo byinshi, ngewe ntabasha nta nubwo rega nabivuga ngo mbirangize, ni byinshi cyane. Ubwo ni nk'incamake. Ahangaha mfite igikomere kuva hano kugera aha mu mukondo, kuva aha harasatuye, bahabaza inshuro zigera nko muri 3. Niyo mpamvu ubona mfite indi ngana gutya. Ni uburwayi? Ni uburwayi babazemo, babaze inshuro 3. Hari iyo ngiye muri kontorore kurebesha uko bimeze, binsaba kujyayo buri mezi 3, kuko ni kuntuza ku mwijima. Hari igihe hazaho ibikomere, hari igihe hazamo amazi, nkagenda bakajya kureba. Noneho n'uburwayi bw'umuvuduko bwajemo,
mbese ni ibibazo bikomeye ntabasha kubona uko mvuga. ubwo nyine uwagira icyo amfasha Imana yamuha umugisha. Mwakoze. dushoje ikiganiro cyacu. Hanyuma rero rwose uwagira ikintu amufasha turaza gushyiraho nimero muri description. Uwagira icyo amufasha, uwaba ashaka kumuvugisha, ikintu cyose wakumva ko wabona cyangwa se wavuga ku byerekeranye n'uno mubyeyi n'uno muvandimwe turi kumwe, rwose mugire ikintu mukora, ndabinginze mutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, turabibona ariko rwose turabubashye, rwose mureke dufashe uyu mubyeyi. Turabizi ko ari umuco ubaranga kandi turabizi ko n'ubundi mujya mufasha n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Turabashimiye rero, Imana ikomeze ibagwirize ibyo mutunze, ibaha amafaranga, ibaha ubushobozi bwo kujya mufasha abandi, ibahe ibyo mwumva imitima yanyu yifuza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibarinde.